Episode ya 14 nuku nguku tuyitangiye. Niba wibuka neza n'ahangaha twari twagarukiye, isafuriya iri kumubwira ati ngiye kukuvamo maze ngiye kuba natabara mama wawe kuko bagiye kumwica. Ahangaha niho twari twagarukiye, isafuriya igiye imuvuyemo arava asigara ahangaha. Twe turi kwibaza ngo ese mama iyi safuriya iraza kuba yatabara? Reka dukurikire filime twitonze turebe tuze gusobanukirwa. Ibyo byarabaye. Feri ya mbere barakwereka Mudogo yihuse yari yageze kwa Rafa mu rugo ngaje kurangiza mama Rafa, ngo noneho aje kumuha umusubirizo ibyo kuba yamurangiza. Ageze hano atangira kuvuga ati mama Rafa ngufitiye impuhwe, ati nawe kandi papa Rafa nawe ngufitiye impuhwe, wowe ugiye kuba waba umupfakazi nonaha. Ati kuko nubwo ngiye kumurangiza, nubwo niyemeje kuba nabarangiza mwese, ubu ngubu ngiye guhera ku umwe ntabwo nzabicira kimwe. Nzabanza ngiye guhera kuri mama Rafa, nkurikizeho papa Rafa ndetse n'akarakana nzakageraho nyuma. Imitungo yanyu ndakeka aka kanya aricyo gihe ngo nze kuba nayizungura. Uyu munsi ndarara nkoze ibintu by'ibanze. Papa Rafa uyu munsi turaza ku kiriyo cawe. Ati igihe ni iki ngiki kaba narangiza gahunda zanjye. Ati mfite amatsiko yo kuba nabona uburyo papa Rafa araza kwitwaramo nagera hano agasanga umugore we nta gatima kari gutera. Ati igihe ni iki ngiki nkaba natangira ataragenda yewe dore ngo isafuriya iraza ikamukubita umutwe ikawubarura. Nyagasani yashatse ibintu bimukubise arabibura, isafuriya yahagereye igihe iratabara. Yo disi iki kigabo cyari kinjiye mu nzu kiri kugira ngo kijye kuba cyarangiza mama Rafa, ariko isafuriya yaragikubise dore ngo kiratangira gukorora, dore ngo kiracika intege kirabura imbaraga. Ubwo ngubwo ahangaha gitangiye kubona yuko bya bintu biri seriye. Ubwo cyagize gutya kibonye bikirambiye gihita gicaho. Nyagasani urabona yuko cyahise kigenda. Mwabantu mwe amasengesho yanyu ubanza ari gukora, nimukomeze musengere uyu mwana mutoya. Ndetse niba iyi filime yakuryoheye genda udakanze like udasize na komenti, ukurikira filime witonze. We nakubwiye ngo filime igiye kuza yaryoha, haracari kare. Ukurikire. Reka tugaruke hano. Papa Rafa yari yaherekeje wa mugabo mu cyomba, ariko mu kumuherekeza arakomeza baragendana bisa nkaho ndetse muko bagiye bari kuganira hari izindi myanzuro bafashe. Ukurikire. Ubwo aba baragiye. Urabona yuko papa Rafa yakomeje aherekeza umugabo, gusa bageze ahangaha barahagarara. Maze uyu mujyomba aravuga ati rero wa mugabo we boss, kuko ndi kubikubwira ntago ukwiye kwicara maze ngutegereze ugendere ku byo uriya mwana yakubwiye. Maze uyu mugabo aravuga ati none nkora iki? Aravuga ati ubu najye kwa muganga. Uyu nguyu yaratekereza aramubwira ati nakora iki kugira ngo umugore wanjye abe yaba muzima agende neza. Ati ko ndi kubona ibintu biri kuba byarushaho gukomera, ko ndi kubona aho kugira ngo agende yoroherwa ahubwo agenda arushaho kuremba. Ati ese ubu yazava muri komate? Ukurikire. Kandi uyu mwana yamubujije kuba yaje kwa muganga. Maze uyu mugabo aravuga ati ndabona nta kundi kuntu biri kugenda, ndabona nta kundi kuntu biri kunyerekeza, nta handi hantu biri kunyerekeza. Aravuga ati mfashe umwanzuro mperekeza tugere kwa muganga. Maze uyu mugabo aravuga ati nakujyanayo. Ati nubwo ari kure ariko ntabwo ari kure cyane. Ati kandi ndakeka baza kuguha umuti wahita uzura mama Rafa akongera agasubira ubuzima, roho ye ikongera igakora nk'iy'umuntu muzima. Ati kuko buriya ukomeje kuba wabijenjekamo ashobora no kuba yabigenderamo ndetse akaba ubuzima bwe yabubura burundu. Ahubwo reka twegere imbere tugende kwa muganga, njye niyemeje kuguherekeza maze ufate umuti uzuhe umugore wawe azi kuba yamera neza. Uyu mugabo agira umutima mwiza nubwo wenda ari umukene. Aravuga ati mwana reka nguherekeze ugere kwa muganga. Maze uyu mugabo araje aravuga ati nibyo Arafa yari yambujije, atariko ntago nagumya kurebera kuko nawe ndi kubona nta kintu ari gukora. Ubwo rero reka
dufata umwanzuro tube twagenda, ahubwo n'ubu ngubu ndumva turi gukererwa, turi gutinda mu magambo. Ati icyo nicyo gisubizo kizima. Ati reka dufate umwanzuro tugende rwose, tugire kwa muganga twumve icyo ari buze kutubwira. Urumva neza? Maze uyu mugabo arangije aravuga ati basi sawa reka twerekere. Ubwo niko gufata urugendo baragenda, kandi wibuke arafa yari yamubujije, aramubwira ati ntuzajye kwa muganga, ntuzabe waje gushaka umuti wo kwa muganga, ntawamenya ikiba kibyihishe inyuma. Ati njye nzamwivurira. Hano hari uri gukorora yakubiswe, gusa bari bamuburiye. Yaje ari gukorora ndetse asa nk'umuntu uri kuruka amaraso. Ukurikire urebe filime ukuntu igiye kuza kuba yaryoha. Ndetse filime yacu nibwo igitangira, iyi ni episode ya 14. Ndabamenyesha yuko iyi filime izagenda neza nk'uko mubishaka kandi ku rwego mwifuzaho. Icyo ngusabye cyonyine ni ugukanda subscribe, share ndetse na comment. Ukurikire filime witonze. Ubwo uyu mugabo yaje ari kwanaga, yaje ari gutaha mu rugo, isafuriya yaramukubise ku rwego, yaje ari gukorora ndetse agira mu rugo yabuze n'imbaraga zihamugeza. Ndakeka nawe uri kubibona yuko uyu mugabo yari amerewe nabi, yari ari kwanaga. Niba atari buze gupfa ntabwo tubizi. Kurikire umugabo gake gake ni uku yatashe ameze. Isafuriya yari yamukubise bya nyabyo, twe twabifashe nk'imikino, ariko ibi bintu nyaboneka birakomeye. Umugabo ni uku nguku yaje kugwa iwe mu mbuga. Bivuze ngo ubwo uyu mugabo aramutse apfuye imvura yakirirwa iri kurwa. Gusa uko yaje kugwa hano barakwereka umugore yari avuye kwishakira inkwi mu gisagara, ageze hano abona umugabo bimeze nabi, yaje kurambika inkwi. Arangije aza kureba umugabo we, nubwo ari kibi arega ariko ni ikigabo ce. Yaje kuba yareba ikibazo umugabo we yaba yakize, aza kumufasha. Gusa uyu mugore nta nubwo azi ngo ni ibihe bintu umugabo waba yibereyemo. Uyu mugore we nta n'ikintu abazi. Umugore nuko nguko yaje kumufata abasha kumwegeka hariya. Uyu mugabo yageze mu rugo ari igiti cyegetse. Umugore arangije aje gushaka umukeka kugira ngo abe wenda yaryamaho ye kuba arigaragura hasi. Gusa baravuga ngo upfuye ntabwo uwiyishe ntabwo aririrwa. Uyu mugabo nawe aramutse apfuye yaba yizize. Bantu mushaka ibyo gukira mutavunitse, nimuze murebere isomo k'uyu mugabo. Iyi filime izabigisha isomo, ndetse niba hari umuntu uzi ukeneye gukira atavunitse, uzamushiyaringa iyi video ayirebe, arebe ingaruka uyu mugabo biri kumugiraho ndetse n'ubuzima ari gucamo. Ubwo umugore ni uku nguku yamufashe amurambika ku gakeka. Ukurikire filime witonze. Umugore yageze hano byaramurenze, atangira kuvuga ati simana yanjye koko ndamenya umugabo wanjye yafashwe n'ibiki. Ati si ubungubu koko ndamenya ari iyihe ndwara warwaye, ndamenya ari ibiki byaguteye. Gusa umugabo ari gukorora cyane, isafuriya abanza yamwemeje. Umugabo ari gukorora ebana wagira ngo yarwaye igituntu, ariko uzi kugira ngo isafuriya igukubiteho gatoya uhita urwara igituntu bingana gutya. Kugira umenye ngo ibi bintu ntabwo byoroshe. Umugore yatangiye kuba yashaka icyo yakora kugira ngo abashe kuba yarokora ubuzima bw'umugabo we. Gusa uko yari ari kumurambika, umugabo yari ari guhita agwa nk'ikivovo. Urabona yuko uyu mugabo ibyo ntabwo byoroshe, bisaba kumusengera. Ese nawe muramusengera? Ukurikire filime witonze. Barakwereka wa mwana arafa uko yavaga kwiyamuye umugabo mutogo, nuko nguko yatashe ndetse ari kunyura mu kayira. Gusa hano ngaha hari undi uhari. Ese uyu nguyu we ninde uje kubyivangamo? Kandi uyu nguyu urabona yuko ari undi mudayimoni ndetse umugore, kandi murabizi yuko abagore bo aba ari babi. Uyu mugore yaje yerekera mu muhanda ndetse arafa amubonye arahagarara. Uyu nguyu we ni ukubera iki aje kubyivangamo? Ese ibi bintu wamenya ngo ni ibiki? Ukurikire filime witonze uraza kuba wasobanukirwa.
ubwo uyu mugore yaraje, uyu mudayimoni yaraje ahagarara hano yitegereza Rafa. Urabona yuko ntabwo ari umugabo, we ni umugore. Gusa Rafa nawe ntabwo bafite muri we, afite umutima ukomeye. Yitegereje uyu mudayimoni, aramwitegereza bya nyabyo, ariko kuva hasi kugera ku birenge, kuva ku mano kugera ku musatsi. Rafa aramwitegereza avuga ati we, urabona yuko ntabwo bamfite. Kandi wibuke uyu mwana isafuriya ntabwo bari kumwe. Uyu nguyu yarangije aramureka arigendera. Ako kuvuga niko kabi, nta kintu amuvugishije. Uyu mwana nawe aragumya aramwitegereza. Uyu mwana urabona yuko inyama y'ubwoba yarayitaye rwose. Niba ari ukuyita niba ari ukuyirya ntago mbizi, mwe murabivuga uko mubyumva. Wa muzima ageze hariya arabura. Uyu mwana arafa areba, kugira ngo wemere yuko nta mikino ibirimo, hari abandi batangiye kubyivangamo. Nyagasani, uyu mwana arangije areba hirya no hino, arangije arikomereza. Gusa nawe yikanzemo, uriya muzimu we ari kubona ateye ubwoba, kandi nawe ndakwiye kuri kubibona. Umwana arangije arikomereza aragenda. Ese ibi bintu wamenya ngo amaherezo yabyo ni aya? Reka batwereka hano hari abageze kwa muganga. Uyu nguyu baricaye, ubwo ngubwo aravuga ati si muganga, ati ibintu birankomereye, nje gushaka umuti. Atangira kuvuga uburyo umugore wabayemo. Gusa uyu muganga ntabwo tumuzi, we ni ubwa mbere twamubona. Umugabo aramusobanurira, amubwira uburyo umugore wamezemo, amubwira nyine uburyo umugore arwaye. Uyu nguyu nawe ari kubireba, ari kubyumva. Umugabo arakomeza arasobanura, aravuga ati umugore wanjye amaze iminsi 4 muri koma. Ati ubwo rero muganga, ndakwinginze mfasha ube wampa umuti ushobora kuza ukaba wahita umukiza burundu neza neza, agakira kongera agasubira ubuzima. Muganga arangije yitegereza kino kigabo bari kumwe, ariko ntago ari kukireba neza. Ese uyu muganga kubera iki atari kwishimira Mujyomba? Barakwereka hari akantu yamuteye, Mujyomba yikangamo. Nyagasani, Mujyomba yatangiye kugiramo n'akantu k'ubwoba. Uyu nguyu arakomeza atega amatwi yitegereza uyu mugabo. Arije aramubwira ati rero uwo muti nshobora kuba nawe ubona, atariko uwo muti ugomba kuwitondera. Ninguguha urahita ugenda uhita uwumuhereza ako kanya, nuwumuha nabi araza kuba yapfa. Urumva neza? Uyu muganga aramubwira ati ugomba kumuha nk'uko mbikubwiye. Wagira ikindi kintu wirengagizaho, uwo muti nuza kuwumuha ukawumuha nabi, ntahandi hantu uzamuvuriza. Kandi noneho umenye ngo ubuzima bwe bwose burahita buhuhuka, umenye ngo arahita apfa burundu, ave mu mubiri. Urumva neza? Ati ubwo rero umuti ndaguha biragusaba kugira ngo witondere. Gusa uyu mugabo agakomeza akareba Mujyomba nabi. Mujyomba akavuga ati uyu muntu kari ku nzira byagenze bite? Barakwereka muganga hari aho yatangiye gukora. Gusa yari kwitegereza Mudogo nabi, nako Mujyomba. Umuganga uko yagakozeyo yamuhereje umuti, aramubwira ati rero uyu muti bamwita idawa, uyu muti niko bawita. Uyu muti wakiri, uze kubikora nk'uko nkubwiye. Uwufate uwushyire mu mazi, nurangiza uze kuwukoroga, uwukoroge neza ku buryo uraza kubona usaye umukara. Nurangiza uze kuwumuha, ndetse n'uyu mugenzi wawe agufashe. Urumva neza? Umugabo aravuga ati nta kibazo, urakoze muganga. Arangije aravuga ati urakoze cyane cyane. Ariko muganga arangije arabwira ati cyo ngaho rero nimuve hano mugende. Gusa agakomeza akitegereza kino kigabo cya Mujyomba. Abangaba niko guhaguruka baragenda. Uyu muganga akitegereza uyu mugabo. Ese uyu muganga yabaziranye hehe n'uyu mugabo? Ibyo bintu ubyibazeho nawe, kuko nanjye ndi kubyibaza. Aba baragenda, ndetse Mujyomba agenda afite ubwoba. Ukurikire, barakwereka muganga yasigaye ahangaha. Gusa uko muganga yasigaye ahangaha, uze gukurikira filime witonze, akantu ku kandi yaje guhita yunama. Uko
muganga yakunamye barakwereka havuyeyo, buriya baravuga ngo akabi nta hantu kajya, havuyeyo mudogo. Nyagasani, mudogo bivuze ngo niwe wari wihinduranyije, mudogo ko yaba afite imbaraga zidasanzwe si nyagasani, bari abantu baza kuba bamukira gute? Arangije araseka aravuga ati buriya, aravuga ati barengarenze. Atangira kwitegereza neza, ese uyu mugabo ni gatiki? Aravuga ati buriya rero bazi ngo n'undi muntu ubashije kuba yabaho umuti. Ati ntabwo bazi yuko ari njyewe, narababwiye ngo nzabazonga nuko batabyemera, narababwiye ngo nta hantu duhuriye nuko batemera, naho ubundi njye ndi mubi. Ati ubwo rero bazi ngo mbahaye umuti. Ati ndakeka ko uriya muti uraza kubikora, uriya muti uraza kuba wabarangiza rwose. Nyagasani, nanone mudogo arongeye arabafatisha, ese uriya muti wo nibamara kuwumuha biraza kugenda bite? Nyagasani, twari tuzi ngo byibuze uriya mubyeyi agiye kuba yakoroherwa, ariko noneho bamuhaye umusubirizo, umuti bamuhaye wo turi kumva bavuga ngo nirurangiza. Ese ibintu biraza kugenda bite? Ubwo mujyomba nako mudogo yagumye kuvuga ati njyewe ndabizi neza yuko batagomba kurokoka, ndabizi neza yuko umuti wanjye ugomba guhita barangiza kuko nabivuze. Uyu munsi uriya mugore agomba kurara apfuye, ndetse tukarara tugiye ku kiriyo, kandi nta n'umuntu uzarinda yakeka yuko ari njyewe, nta muntu uzarinda yakeka yuko ari njyewe wabikoze. Reka nono ibyo ngibyo ndakeka bitabaho. Nk'abantu mwe mukomeze musenge, amasengesho yanyu ndi kubona ari kugera ahantu akora, ariko hari n'ahari kugera amasengesho ya Nyakaganzwa. Gusa uko tuzi ko nuko tuzi yuko iri imbere y'Imana nta kidashoboka. Ubwo uyu mugabo yaragumye aravuga ati uyu munsi kuko nababwiye ngomba guserebura uriya mugore yapfuye, ndetse tukazamushingura, ejo tukaba twamushingura, narangiza nkareba uburyo Papa Rafa ari buze kuba ari kwifatamo. Aravuga ati ngomba kureba uburyo, ngomba kureba ukuntu Papa Rafa agomba kwitwara umugore we yamaze kwitaba Imana. Umva uyu mugabo ikimushishikaza, kandi wibuke uyu mugabo ni murumuna wa Papa Rafa. Ukurikire uyu mugabo arangije aravuga ati reka nigendere, ibyo nkoze ndabikoze, ni uku nguku yaciyeho, ibyo ngibyo byarabaye. Kurikira filime witonze, ndetse niba utarakanda subscribe biragoye yuko wazongera kubona izindi episode zikurikira iyi ngiyi. Ndetse niba ari ubwa mbere wagera hano kuri uyu muyoboro, iyi akaba ariyo ya mbere ubonye, subira inyuma, hari episode ya mbere itangira, iya kabiri paka kugeza ku zindi episode. Barakwereka hano hari abandi bantu binjiye mu mukino tutazi, hari abandi bantu bari kwigendera gutya nyine, nawe urabibona. Ni abasore babiri ndetse bari kugenda bafite n'umupanga, kandi aha bari kugenda ni mu gisagara. Uko aba basore bari kugenda, uyu nguyu ageze hano barahagarara. Ukurikire maze uyu nguyu aravuga ati umva rero Fabrice, reka nkubwize ukuri, ntabwo najyana nawe ngiye kuba ndatemagura ibiti, urabona tugiye gutema ibiti. Ati kandi rero wowe nta muhoro ufite, urabona ntabwo najyana nawe, nta muhoro ufite, ahubwo genda mu rugo maze baguha umuhoro, baguha umupanga, uze kuba wamfasha. Ati none urabona twaba turi kumwe, wowe uri gukora iki? Ati urabona twaba turi kumwe ndi gutema, wowe uhagaze. Ati ahubwo genda wowe mu rugo baguha umuhoro, n'ubundi urasanga nta hantu nari nageza. Maze uyu musore arangije aravuga ati nta ribi, reka ngende nguzane. Ati umuhoro niba ari wo ubaye ikibazo, reka ngende nguzane rwose ntugire ikibazo. Maze uyu nguyu arangije aravuga ati sawa. Ati kandi ntutinde, dore yuko umuntu agutegereza akakubura ukabanza gutinda. Ati wowe ihute ubanguke, urasanga nta hantu nari nageza, ubanguke kandi ntundindire mwana, uri kumva? Urabona yuko mfite akazi kenshi ko gukora, ubwo rero ntuze gutinda. Maze uyu nguyu aravuga ati ntabwo ndi butinde Imana inyizera.
ntabwo ndi buze gutinda, ifilime urabona yuko bayisubije inyuma, ese ni ukubera iki aba ngaba bo babazanyemo? Maze uyu arangije aravuga ati sawa. Uyu arakomeza aramubwira ati ngaho genda wirukanke, ati ahubwo ndakeka ubu ngubu ari njye uri kugutinda. Aramubwira ati genda. Maze uyu nguyu nawe aravuga ati nanjye niko mbyumva, wari uri kuntindira. Uyu nguyu bahita berekera, umwe ajya mu gisagara undi nawe ajya kuzana umuhoro. Urebe ntabwo nzi impamvu batuzanye muri aba ngaba, gusa nuza gukurikirana filime witonze uraza gusobanukirwa. Reka bakwereka hano Arafa isafuriya iri hano iramubwiye iti Arafa, reba uwo muti uri imbere yawe, uwo muti uri kubona imbere yawe, uwo muti niwo uraza kuba wahereza mama wawe. Maze mama wawe agahita akira vuba vuba, ati kandi usorome vuba vuba ntuze gutinzamo, ati kuko uwo muti ndakubwiza ukuri yuko uri buze guhita ukora ibintu byose ndetse uraza kubishyira ku murongo nk'uko ubyifuza, maze mama wawe akaza kuba yaba muzima. Maze uyu mwana aravuga ati sawa isafuriya reka mbikore. Maze iyi safuriya iramubwira ati gira vuba vuba wa mwana we, gira vuba vuba. Uyu mwana arangije ahita areba imbere ye, atangira gusoroma umuti nk'uko babimubwiye, atangira gusoroma umuti. Ukurikire. Gusa uyu muti ari gusoroma ni amababi y'ibiko. Igiko sinzi niba ukizi, sinzi niba uyu nguyu ari umuti, gusa niko isafuriya imubwiye, kandi isafuriya turayizera. Namwe muri gukurikirana iyi filimi ndakeka neza niba iyi safuriya muri kuyizera. Urabona yuko niwitegereza neza urabona ari amababi y'uriya mwana ari guca, ari ni amababi y'ibiko. Nawe wa muntu we nugira umurwayi akaba yajya muri koma, ubu uri kureberaho njye narababwiye ngo nzabigisha n'ikiganga we. Urabona yuko ahangaha ndi kubabwira umuti muzajya mukoresha abantu banyu barwaye. Ubwo Arafa yaraje aratutura. Kurikire. Umwana yarangije gututura umuti, arangije yitegereza isafuriya, arangije aravuga ati isafuriya ndangije gututura umuti, ariko si none uyu munsi ntabwo urampara ifuti maze ukantwara ukanjyana mu rugo? Mbwira niba utaraza kuntwara cyangwa ngende n'amaguru. Maze isafuriya irangije iramubwira ati mwana mutoya Arafa genda n'amaguru, ndaba ndi kukurebera hafi, gusa icyo nkubwiye icyo nakwizeza ntabwo ndi buze ko kujya kure. Uyu mwana urumva yuko isafuriya itagiye kumuherekeza, maze arangije arayibwira ati sawa isafuriya, ati sawa ubwo reka ngende, reka nkomeze urugendo rwanjye. Isafuriya irangije iramubwira ati genda n'amaguru, njyewe ndaba ndi kugucungira umutekano wawe hafi. Umwana arangije aragibwira ati isafuriya nta kibazo, niba ari kubyifuza reka ariko ndi buze kubikora. Maze umwana atangira kugenda n'amaguru, atangira kugenda. Ese niba uyu mwana araza kugera mu rugo asanga umuti batari bawuha mama we, uriya muti wibuke ni uburozi bwica, nubwo kumurangiza ntabwo ari umuti wo kuba yaha mama Arafa ngo abashe kuba yakira. Ibyo byarabaye. Reka tugaruke hano kwa mama Arafa, nako kwa Mudogo nuko nguko yari yicaye hano. Ibyo yari yakoze yari yarangije kubikora. Urabona yuko yari yakize. Buriya bajya baca umugani abanyarwanda, sinzi n'abandi bose niba ariko bawuca, ngo akabi nta hantu kajya. Ubwo Mudogo yicaye hariya, umugore we araza ikitegereza umugabo. Kurikire. Umugabo we abona umugore ari kumureba. Umugore arangije azunguza umutwe. Ukurikire. Arangije arikomereza. Gusa bisa nkaho uyu mugore hari amagambo ashaka kubwira uyu mugabo we. Arangije aza kumwicara iruhande. Kurikira filime witonze. Maze uyu mugore arangije aravuga ati mugabo wanjye, ati nari mpangayikishijwe nawe, ati umeze ute? Umugabo aramubwira ati meze neza. Ati si urabona ntameze neza? Ati noneho ubu ngubu maze ndishimye. Kurikire. Umugore arangije aravuga ati byiza cyane kuba wishimye, kandi byiza cyane kuba wakize.
atariko hari ikintu umaze iminsi nshaka kukubwira. Ati nuko nyine nari nabonye warwaye, nari navuze ngo nibwo ndibuze kubikubwira. Maze uyu mugabo arangije aravuga ati siniba icyo washakaga kumbwira mugore wanjye. Ati mbwira nta kibazo ibintu washakaga kumbwira. Ati kandi nubwo uri kuvuga ngo nari narwaye, urabona uyu ngubu yuko ndi muzima ntabwo nkirwaye. Ati ubwo rero wambwira nta kibazo. Maze uyu mugore arangije ari kumutwara gakeya. Umugabo aravuga ati sinone kutari kumbwira, kwagira ngo hari ikintu ushaka kumbwira gikomeye cyane ukaba utari kukimbwira. Aramubwira ati mbwira nta kibazo, ubu nta mutima mubi mfite, kuko umutima mubi wose nagiraga nawutegwaga nuko ibyo nakubaga ndi gukora biri kwanga gucama, ariko ubu ngubu ndakumenyesha yuko bitangiye ko byagenda neza. Maze uyu mwana aravuga ati rero umunsi w'ejo nibwo Alpha yaje hano, ndetse aje kugushaka, nuko yageze hano akaba yakubura. Ati yaje ari kumbwira ngo umuvire ku muryango we. Ati nutamuvira ku muryango we ibintu birakubana bibi. Uyu mugabo araseka aravuga ati si umuryango we ni uwe, ko umuryango we nanjye ndimo. Ati mu muryango we rwose ndakeka nawe ubizi neza yuko mu muryango we nanjye ndimo, kandi uriya ni umwana mutoya ntabwo wakwizera ibyo aba ari kuvuga. Uriya yakinze arbaye ari papa Alpha wabikubwiye, niho wenda wavuga ngo hari ikintu cyabaye. Ati naho kuriya nta bintu birenze rwose, biriya uriya mwana aba yakubwiye no kubitera agapapa kabyirengagiza, kuko umuryango we nanjye ndimo, kandi ndakeka nawe ubizi neza yuko mu muryango we nanjye ndimo, urumva? Ati ubwo rero sinzi impamvu ibyo ntabwo byaguhangayikisha, ibyo ntabwo byakirirwa birakujyana kure, kandi ugomba kumenya yuko ibintu maze iminsi ndi kwirukaho ubu ngubu bisa nkaho byagiye ku murongo. Ubu ngubu iki nicyo gihe ngo njye nawe mugore wanjye tube twabaho neza. Nizeye yuko ibyo ndi gutegura mu minsi mike biraza kuba bikunze. Maze umugore arangije aramubwira ati nanjye ntabwo nanze kubaho, nabaho neza. Ati kandi ndabyishimiye cyane. Maze uyu mugabo arangije araseka aravuga ati rwose bigomba kugenda neza nkuko ndi kubitekereza, kandi igisubizo cya nyacyo namaze kukibona. Ati kandi nubwo mbikubwira ukanga kubyemera mugore wanjye, ni ukuri ko Imana ndagukunda, ndetse ibyo mba ndi gukora byose nta wundi muntu mba ndi gukorera ni wowe gusa, urumva? Umugore noneho umugabo yabaho amubwiye akajambo k'ubwenge, umugore arishima ndetse anaraseka. Urabona yuko bwa mbere uyu mugabo ashimishije umugore we, umugore akaba yaseka. Maze umugabo arakomeza aramubwira ati nubwo wenda bijya bicamo nka kurakaza cyangwa se mo kimwe nka kubwira nabi, ati mugore wanjye icyo umbabarira, ndakumenyesha yuko nta mutima mubi mba ndi kubikorana. Ati sego, ati ndagukunda mugore wanjye. Urabona yuko uyu mugabo noneho ari no gukora ku uyu mugore, ubundi yahoraga ari kumubwira nabi. Mbese bisa nkaho uyu mugabo yizeye neza yuko ibintu ari gupanga isaha ku isaha ibyo bintu biri buze gucamo. Maze umugabo arangije abwira umugore ati ngaho genda uje kuba washaka icyo kurya mugore wanjye, maze twirire, ujye kuba wantekera maze twirire. Ibyo ngibyo bari kuvuga ngo bari kuza kutwiyama ubihorere, kuko njyewe nta hantu mpuriye nabo, kandi umenye ngo nanjye ni famiye yanjye. Ubwo umugore ahita agenda aje kwishakira ibyo kurya. Gusa ikintu cyonyine nashimye mu iyi filime kirenze ibindi byose, nawe ikintu ugomba kuzashima, abo babyeyi urabona yuko baba bambaye neza bikwije. Sinzi niba nawe uri kubibona. Reka ibyo tubyihorere ntabwo bindeba. Hano barakwereka abangabo, aba bari bavuye gufata umuti, baje bari kwihuta. Uko bari kugenda bari kunyura mu bisagara, buriya ahantu hakorera abaganga nk'hariya ni ahantu haba ari mu ishyamba, ahantu mu bisagara bya danje. kugira ngo uveyo ebana bari ingorabahizi, bari intambara. Ageze aha ngaha atangira kureba hirya no hino, bisa nkaho hari amajwi bari kumva. Ukurikire. Base uyu mugabo aravuga ati sinzi ibyo nari numvise. Atase ariko urabona uyu muti utari buze gukora. Ati uyu muti ndakeka uriya muti, uyu muti umuriya muganga duhaye
ugiye guhita ukora ibintu neza. Icyo batazi nuko ari mudogo wubahaye, ndetse uriya muti abahaye akaba ari uburozi bwo kurangiza umugore. Uyu mugabo arakomeza aramubwira ati uyu muti ndakeka rwose uri buze kuba warangiza ibintu neza, ndakeka uri buze kuba wankorera ibintu uko mbyifuza ndetse nuko mbikeneye. Ati uyu muti gusa nutabasha kuba wamvurira umugore ngakire, nzaje no mu bindi bitaro byigenga wana, nzajya no kureba undi muganga abashe kuba yabinkorera. Aha ni mu bihe bya kera, ibitaro bitaraza, abantu bakivuza bakoresheje abapfumu. Ubwo uyu mugabo arangije aravuga ati umuti wawe, uwo muti wizere uri buze kugenda neza kuko muganga bitubwiye nuza kuwukoresha. Atariko uriya muganga nabonaga atandeba neza, sinzi niba nawe wabibonaga. Ati njye nabaga nifitiyemo n'akantu k'ubwoba, ukurikire. Ati rwose njye nabonaga uriya muganga wagira ngo hari ahantu tuziranye, kuko nabonaga indebo ye, nkabona uburyo ari kundebamo, nkabona biteye ubwoba mwana, nkabona ibyo bintu biri kuntera ubwoba, ndetse ntangira kwicuza impamvu yatumye nguherekeza, ndetse ntangira no kwicuza ikintu cyatumye njana nawe. Ati gusa ikibanze nuko aduhaye umuti tukaba tugiye guhereza umugore wanjye akaba yakira. Ati ahubwo tugende tubashe kuwumuhereza turebe ko araza gukira. Ubu ngubu turi kwitinziriza hano ubwende, kandi biriya ntubitindeho cyane, wenda ashobora kuba yanagukunze. Aba ngaba barangije barakomeza baragenda. Ese nibura wenda uriya muti waza kugira ikintu ufasha uriya mugore, cyangwa uraza kumuhuhura? Ukurikire filime witonze, uraza kubimenya, uraza kuba wasobanukirwa. Barakwereka hano wa musore wacu twabonye agiye gutema ibiti, yaje gutemagura ibiti hano. Barakwereka uyu musore uko yaje gutema, hari imbaraga twabonye ziramukubita yikubita hasi. Kumbe izi mbaraga wa mudayimoni twabonye kare nyagasani yaje ari kumukubita bya nyabyo. Uyu musore aravuga ati nukuri kw'Imana mbabarira, ndakwinginze mbabarira. Uyu musore, uyu mudayimoni arangije aravuga ati nuza kwitwara neza ukaza gukurikiza amategeko ngiye kuguha, uraza gukira. Ukurikire. Uyu musore agiramo n'akantu k'ubwoba, baramubwiye ngo naza kwitwara neza akumva ibyo bagiye kumubwira kandi akabikora, nta kintu bari buze kumutwara. Umusore atangira kuvuga ati mumbabarire. Umusore zitangira kumwikaragiraho. Uyu mukobwa aravuga ati wigira ubwoba, ati uranyumva neza, ibyo nkubwiye ni ibyo ngibyo, nuza kugendera ku mategeko yanjye nta kintu ndagutwara, ariko nuza kuyarengaho ufite ingorane. Urumva neza? Barakwereka uyu mukobwa yakize gutya, arambura ukuboko ahita akura undi wa mudayimoni wundi, arangije yohereza ibibaraga k'uyu musore. Uyu nguyu yarangije arabitangira. Nyagasani, ese wakibaza ngo uyu musore we ni gute bamuvanze mw'ibi bintu? Ese ibi bintu bizarangira gute? Tuzahure muri episode ikurikira. Ndabashimiye cyane kandi ndabakunda, namwe murabizi. Ubwo rero akandi kantu nashakaga kubamenyesha yuko atari kera iyi filime izajya icaho saa 12 za mu gitondo ndetse na saa 11 z'umugoroba. Ciao ciao.